ese waramutse iyi ndwara ntabwo najya mu kazi umeze gutya, ahubwo hari udufaranga duke nari mfite nagushakiramo imiti nkajya mu kazi ari uko umaze gukorora ya miti. Iyo mwana wanjye ntugatume nkugora, nushaka undeke nipfire. Oya mama, gupfa nta kintu naba ndi gukora udahari, kandi nibyo nakora byose ntabwo nabyicuza. Gupfa byo ntabwo birimo. Mwana wanjye ngaho genda wiyizane, ariko ujye wiyitaho ntugatume nkugora. Ariko ushobora kunsobanurira ukuntu akazi kagenda, niki kibura kugira ngo akazi kagende neza? Kuzana bora tukayibura bakaturasa, tuhahurira n'ibizazane byinshi bose. Barabarasa? Nta bikoresho mba nabahaye njyewe bose byaba bafite biri hejuru y'ibyacu, mba nabahaye ibikoresho bihagije. Niki kintu mwabuze kugira ngo muzane bora? Bose ni ibibazo byinshi kuri tere, haba hari ibibazo byinshi cyane. Oya ntabwo mbyumva, ukuntu mugaruka nta bora muzanye, ntabwo mbyumva. Ushobora kuba hano harimo umugambanyi. Mwiriwe muganga. Makuru. Nashakaga umuti w'igifu, mfite umubyeyi urwaye igifu. Arwaye igifu akemenya igihe kingana iki? Asanzwe akirwara kimaranye nk'imyaka 4. Hari imiti yajyaga afata, sinzi nimba mwaba muyifite. Afata uwo muti? Afata umuti wo mu icupa bita Malox. Malox. Ya. Igura gute? Igura 4,000. 4? Nta kibazo mwawuma. Yego, n'uyu nguyu asanzwe akoresha. Yesu we muzane. Zana amazi aho ngaho. Musore duhungize. Azi tumuhe ni namuhungize. Unywa amazi we, zana amazi. Zana tugire vuba. Katugira isikiye mama yanjye. Allo? Ni shoferi turi kuvugana. Ni mwiza muri kuvugana. Tugize ikibazo hano kuri farumasi Alpha Vivance. Wahadusanga ni umuntu ugize ikibazo, wahadusanga ukadutwara nyine hano kuri Banque Populaire, imbere ya Banque Populaire. Sawa, banguka nta kibazo. Iby'amafaranga turaba tubivugana ntari bibanguka wowe. Yesu we, sudi yarora nangwisha guca ko kumaze kunesa neza. Shawumana umubyibuho ubwo uzamwica. Yebera. Nese we ko naje kubareba mu rugo iwanyu nkababura. Nese ntabwo amenye ibyacu. Ibiki se kandi? Twarimutse. Nyine mama yarari muri credit. Yo. Turimuka. Nese musigaye mubahe. Musigaye tuba hahandi kubona ugeze kuri ya taje. Niho rero dusigaye tuba hajya imbere yaho. Niho dusigaye twibera. Nese amakuru yashano. Amara aho ngaho nuko nguko. Si uriya si chance.
nawe mbona nkazi basi ntituvuye iwacu tukaba ndabariya ba diyaro nose burabara babavuye twigende we muvuye ko tuvuye iwanyu kubera tukababura mwebwe nyine none se aha byari ntawamenya imvura yari igiye kutunyagira twaje kubera tukababura cyane sawa nyine muko turaho kuki mugira agasuzuguro arakomanga ego mana yanjye oya ntabwo twe turi mu rugo ase mwese umva mwese mufata inzira mugashorerana nk'ibimonyo mwumva nta bantu bari buze kubakenera ariko telefone zanyu ko nashakaga Shami yagiye hehe Shami se uramushakira iki kuba mubajije se ni ikibazo icyo mushakira bwo nanjye urumva ari ikibazo narimbajije ambasista ntabwo ariho narimbajije hangana mva tanti tuza we genza gake ureba ugasanga mu bantu bari aha niwe ugomba ufite ijambo Shami yarwaye nyine yagiye kwa muganga ari mu bitaro Shami uyu munsi yarwaye uyu munsi yagiye asa ubundi yateye ati njye ndamushaka none nyibwira rata Shami yagiye kwa muganga mugira agasuzuguro hari igihe umuntu arwara ko byacya bigatinda none se uyu nguyu turebana agasuzuguro niwe ufite isesemi ruka mva ntabwo ariho ndi kubaza wandaya uranyumva neza indaya ni wowe cyayihanganye maze mbega umukobwa mubi hagati y'aba bantu tuma boro hanze bafite uburyo babimanga Allô? Oui. nagushyize mu kazi kanjye ngo ujye wiri kugakinira amanya na yimwe ibyo ngibyo tubivugane mwicaye muhe muduhaye akanya akazi mwamaye twagize ikibazo mu kazi dukora twabuze ibikoresho bihagije oya sobanura neza reka ibyo tubireka uri kumva ejo mu gitondo ngewe mbona amafaranga kuri konti okay nta kibazo boss urimo urabyumva neza ejo kizaba cyakemutse tugende shaka amafaranga